ni ukugasezeraho rwose byanze bikunze kazagenda. Ikigaragara ni uko iyi gahunda yo gusonzesha abanyarwanda aka gatsiko kayiteguye mbere y'uko gategura gutera u Rwanda, gategura kwigarurira u Rwanda, bityo kakaba kagenda nyine kayishyira mu bikorwa, ariko kakaba karakomwe mu nkokora n'iri terambere kubera ko abashoboye kubimenya bakabiteraho imboni bagiye basobanurira abandi. Icyo umuntu rero yavugaho gikomeye ni uko hari abatabyumva bagikomeza guheka kano gatsiko kandi babona neza ko kari kugumya kamara abanyarwanda, babona neza umubare w'abanyarwanda bamaze kuhagwa kubera izo gahunda. Tukaba rero numva ko twagombye gukomeza gukangurira abanyarwanda kudafunga amaso, ko bagombye rwose kureba ntibirengagize ibyo bari kubona ngo ni ukubera ko yenda hari ibyo bijejwe, hari indonke bijejwe, cyangwa se kubera ko batewe ubwoba. Birumvikana ko nibakomeza kurebera muri iyo ndorerwamo abantu bazadushirana kandi bitari ngombwa. Ikindi numva nifuza ni uko nka bagenzi bacu, abaturanyi bacu bariya duturanye, tugomba kubabwira tukabasobanurira kugira ngo ibyatubayeho bitazababaho, kuko hari abo numvise bo muri kiriya gihugu cy'abaturanyi bo muri Congo, cyane cyane abarwandofone, batumva neza ibyo tuba turi kuvuga, baba bakeka ko ngo tuba twanga u Rwanda, ngo tuba turwanya u Rwanda. Nyamara ariko nibafungura amaso barebe, bagerageze nabo ubwabo bibariza bari hariya. Ndakeka ko hari n'abafiteho imiryango, kandi iyo miryango yabo itabayeho neza, nubwo hari bamwe bagiye bahakaze nyine bakaba aribo bashimbuje abanyarwanda, ariko nkumva ko atari bose ibyo byagezeho. Bityo rero bakaba bakwiye nabo gukumira bitaragera hariya iwabo, kuko kariya gatsiko ni abakoloni, ndetse aho gukolonizwa n'umwirabura mugenzi wawe wakolonizwa n'umuzungu, kuko burya umuzungu yagukolonije burya hari aho agira akadohora, ariko umwirabura yagukolonije we, ubukoloni bw'umwirabura we aba agomba no kwica akanarangiza, sinzi niba ashobora no kuguhumekera. Abaturage rero bo mu karere k'ibiyaga bigari bagombye kubyumva, bagahaguruka tugafatanya tugakumira kariya gatsiko kagamije gukoloniza abanyafurika, gafatanyije na ba mpatsibihugu. Urumva ko abanyafurika nibadahaguruka bagakolonizwa n'abantu babiri, bagakolonizwa n'uriya mpatsibihugu w'umuzungu, bagakolonizwa nanone n'uriya mwirabura wo mu gatsiko, birumvikana ko ubukoloni buzaba ari dubure kandi bitazorohera abantu. Rero ntumva twabashishikariza kugira ngo bahaguruke, baba abo muri Congo, abo muri Central Africa, abo mu Burundi, no muri Mozambique, ko ariho cyane cyane birimo gusatira. Dukwiriye gufatanya kugira ngo duhagarike uriya mugambi utari wagera ahantu hose, kuko ejo twasanga turi kuvuga ngo iyo mbimenya, kandi ibuye ryagaragaye nk'igiti isuka, twagombye gufatirana hakiri kare tugahagarika izi gahunda. Naho ibyo kugumya kuri kariya gatsiko nabyo ibyo nakabwira ni uko nako gashobora kuba kwibeshya ko gushongesha abaturage, kubuza abaturage gukora, ngo karimo kubahima. Ariya mafaranga kabitse ku mufuka, biriya byose kagenda gasarura mu baturage agashyira ku mufuka wako, igihe ubuzima bw'igihugu buzahagarara, ndakeka ko badashobora kumvikana hagati yabo ngo reka ngewe ndekora amafaranga kugira ngo igihugu gifongisione. Ndabona ibyo ari byo byose, igihe umwe azaba aribo basigaranye amafaranga, umwe ari kureba ku mufuka wiwe, nabo bazagira ibibazo kuko ibyo ngibyo babimenye. Kandi ni hahandi hari ikiganiro intwari yacu Icyuma yigeze gukora, hari abaturage bamubwiye bati buriya abari kudukorera biriya ntabwo bazi uko bizagenda, buriya mu minsi iri imbere hari ikizakora. Icyuma arababaza ati ese ni igiki? Ati tuzajya tujya kwiba abo ngabo bafite ibintu. Ubwo niba bategereje ko abaturage bazajya kumena za magaze zabo, cyangwa bazajya gufungura ariya mavatiri yabo bagendamo, cyangwa bakajya kumena ibirahure by'iyo miturirwa yabo, ndakeka ko atari byo bizabashimisha. Bashatse bareka umuturage akirwanaho, nta kindi umuturage abasaba. Umuturage afite imbaraga ze, nibamureke yirwaneho akore, bamurekere agasambu ke akore, yihaze mu biribwa, ntibizababuza nabo kuzuza imifuka yabo. Naho biriya barimo ndabona nta nyungu babifitemo, nta n'inyungu umunyarwanda abifitemo, uretse kwisenyeraho nk'ibene.
nta nyungu abanyarwanda bifitemwo biriya bintu barisenyeraho nk'impene. nsoze nibutsa ko inzara irimo irica abantu bari ku misozi, inzara irimo iricira abantu muri prison, mu bihome, inzara irimo iricira abantu mu mashyamba, mu buhungiro, kandi bitari ubundi uburyo bwo kugira ngo inzara itabaho burahari ni bwinshi. Gusa ubwo buryo kari agatsiko k'abavantara, agatsiko k'ingo zitarenze 50% byumvikane kihariye ubukungu bwose, ibyagombye gutunga abantu karabyiharira kakabica. Kari agatsiko kugira ngo iyo kabigereho, uretse no kwica abantu, kugira ngo kabigereho katubuze epfo na ruguru, hari ikintu kabanje kakoresheje ikintu cyo kutubuza gutekereza, kakadutekereza kugira ngo tudatekereza, katubuza guhura, kakabuza abantu kuganira. Abantu baba ari babiri baba bari kumwe bakagomba umwe agapfa, batatu bikaba birabujijwe, nta bantu bagomba guhura. Karatangira kazanamo n'urwikekwe, umugore akikanga ko umugabo ngo akorera agatsiko, umugabo akikanga ko umugore cyangwa umwana akorera agatsiko, nubwo byaba atari nabyo, ariko icyo kintu kagishyizeho. Ariko mu mwanya numva hari uwabivuze ati Kagame yemereye ko interineti yinjira mu Rwanda, kuko si we wayizanye, kuko biriya bintu bya za telecommunication ni ibintu byatangiye kera byatangiranye na Repubulika ya mbere, aho u Rwanda rwagize action muri Intersat. Noneho iza development zose ibintu byerekeye bya telecommunication bakoresha amasatelite, u Rwanda rwagiye rubeneficia kuko rwari actionnaire muri Intersat. Ibyo abantu bajya babimenya. Rero ntabwo ari Kagame wabize. Menye yuko u Rwanda rwari ruri imbere mu bintu bya telecommunication mbere yuko na FPR muri Afrika ndavuga. Ubwo rero icyo kintu cyo kubuza abantu guhura, gutekereza, kuganira ku bibazo by'u Rwanda, mu Rwanda babigezeho, kuko n'umunyamakuru ugiye guha ijambo umuturage baramufata bakamukitikana. Noneho hasigaye bagaha ahubwo ijambo, ugasanga ijambo rifitwe na za kasuku zirirwa zijya gukungura, inkotsa zirirwa zijya gukungura. Aha rero nsoza nibutsa abanyarwanda ko ubu ngubu dufite amahirwe yo kuba twarabashije, tubasha guhura tukaganira ibibazo, tukabyiga, tukabimurika, tugahurira hano kwa aya maradiyo ya guverinoma yo ifite icyicaro mu buhungiro, Ikamba, Isi n'Ijuru, tugahurira ku yaya maradiyo yandi, Urumuri, tugahurira ku maradiyo ariya Umutware n'izindi n'ayandi yose sinayarangiza ngo nyarangize. Tugahuza ibiganiro, tugahuza ibitekerezo. Ariko guhuza ibitekerezo tukanahuza icyo kintu cyo kugira ngo tubone umuti, igisubizo, dushaka igisubizo. Ishyamba baca umugani mu Kinyarwanda kera ngo igiti kitavura kiratemwa, umusozi udatuwe ugakondwa. Ndashaka kubwira abanyarwanda ko imisozi y'u Rwanda tugomba kwitura, tukayigira iyacu, hatagira undi muntu w'umuzungu cyangwa se w'umuvantara uza kuza gushaka kuyikonda kandi tuhari. Iki kintu tugihagurukire, munyarwanda uri ku musozi bambuye umurima wawe, menya ko uwo murima ugomba kuwisubiza. Ni wowe wa mbere uzawisubiza. Guverinoma izagufasha. Guverinoma ndavuga iyi guverinoma y'abanyarwanda nyakuri ifite icyicaro mu buhungiro, iradufasha kugira ngo twisubize ubutaka. Nitumara kwisubiza ubwo butaka bwacu, tuzisubiza ubusugire bw'igihugu.
nitumara kubwisubiza na mpatse ibihugu ntabwo azatumeneramo kubera ko tuzaba tuzi agaciro k'ubutaka, agaciro k'igihugu cyacu. None icyo gihe tuzabasha gukorana nawe kuko nawe azatwica nabona ko twicaye natwe ubwacu tudafite aho duhagaze, azatwica. Ariko nabona dufite aho duhagaze tuzakorana nawe. Ariko kugira ngo tujye aho duhagarara ni uko twisubiza ubutaka bwacu, kariya gatsiko tukagashyira hanze kakatuvira ku butaka, kuko ko kahagurutse kaje kuza gufata buriya butaka kakabumira kakabugira ubwabo. Ntihagire uwibeshya ngo yibwire yuko kariya gatsiko gashobora kwemera kubana natwe kuri buriya butaka. Ntabwo bishoboka, ntigashobora kwemera kubana natwe kuri buriya butaka. Kamennye amaraso menshi cyane. Hari umugabo witwa Philibert Muzima yanditse igitabo ngo Imbibe de sang. Buriya butaka kabumennyemo amaraso menshi cyane. Ubwo natwe ntituri shyashya, ariko kariya gatsiko ntigashobora kwemera kubana natwe hariya. Tugomba rero kugafata tukakashyira, hari abajya bavuga ngo tukakohereza amageragere. uzagashyira he? Oya, ni ukugakorera ibiziriko tukagashyira muri Nyungwe ariho bazajya kuba kabane n'inyoni. Niho hari izindi nyoni kasanga inyoni zo muri Nyungwe. Naho ubundi wa mugani ni ibihoraho, ariko ni icyo kintu numva nshaka gukangurira abantu ko inzara nta bundi buryo bwo kugira ngo tuzatsinde inzara tutisubije ubutaka. Ni ubutaka, nta kuvuga ngo tuzajya gutungwa n'imikati ivuye muri Ukraine cyangwa se ngo gukomeza gusabiriza abanyamerika batuzanira amavuta n'iki. Oya, tugomba kwisubiza ubutaka tugahinga mbere na mbere ibintu bidutunga, noneho tugakoresha ubwenge kugira ngo tujye gukora ibindi bintu byo gukomeza kuduteza imbere.